tumaze iminsi tuganira uko twakorera amafaranga tudafite igishoro gihagije, ariko kandi wenda ufite umwanya wawe ukaba wawukoresha ushaka ubumenyi, bwa bumenyi bukaba bwaguhesha kubona amafaranga. Twabiganiraho cyane bihagije, by'umwihariko ubumenyi muri solfège cyangwa se ubumenyi kuri muzika. Ejo abantu twari kumwe murabizi twavuze intera habiri, twari tugeze ku ntera habiri. Uyu munsi tugiye gukora intera hatatu ariyo bita intervalle de tierce. Nababwiye yuko tugiye kwihutisha, ntabwo nshaka uko tuzajya dutinda muri buri minsi ibiri byibura cyangwa se umunsi umwe binkundiye. Ngomba guhita mbaha isomo rishyashya, noneho zino ntera tukazivana mu nzira tugahita twiga ibindi bintu bishyashya muri muzika. Uyu munsi rero ndababwira ko buri gihe nzajya mbaha igisobanuro cy'intera tugezeho. Iyi ntera hatatu tugezeho bita mu gifaransa intervalle de tierce. Intera hatatu uko isobanurwa ni umwanya cyangwa se ni intera iri hagati y'inota n'irya gatatu uhereye kuri iryo nota, waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Sinzi niba biri kumvikana, reka tubikoreho nk'urugero. Niba wenda ufashe tuvuge ufashe ra, kugira ngo ubone intervalle de tierce cyangwa se ubone intera hatatu, izaba intera hatatu ryari? Izaba intera hatatu ari kuvuye kuri no ra ugafata inota rya gatatu uhereye kuri ra nyine, ubwo azaba ari iyihe? Azaba ari do. Rimwe kabiri gatatu, bivuze ngo ra si do. Ubwo n'uvuga ngo i do uvuye kuri ra ukajya hano kuri do, iyo niyo ntera hatatu. Ubwo kigiye turi kuzamuka, ariko kandi ubaye umanuka ubwo wava hano kuri ra ugahita ufata fa, kuko so niyo ya kabiri. Bivuze iki rero? Ndi kumva byaba byumvikana hari. Nuvuga ngo inota wo byose waba uturutseho wowe, kugira ngo wumve ko ari intera hatatu, nuko ufata inota noneho rya gatatu uhereye kuri iryo nota uvuyeho. Noneho waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Nuko nguko intervalle de tierce isobanurwa. Ndumva kugira ngo tubyumve neza twahita tuvuga imyitozo abantu bari ku yindi channel bakurikiye channel ya Theo UBS and Music. Iyi myitozo twayivuze, ndumva none haratari twagarukaho, ahubwo twareba mu gitabo tukashaka indi myitozo nayo yo kuri intervalle de tierce tukayivugaho, kuko nababwiye yuko nibuze intervalle imwe ibifite imyitozo nk'10, 15, 20. Kandi ngiye ntabwo naza ngo bihita tuyisoma yose, nta kintu byadufasha, byaba ari birebire. Niyo mpamvu niba ku yindi channel navuze ino myitozo, wenda kuri iyi ngiyi tugiye kureba uburyo twafata nk'indi myitozo nk'itatu cyangwa ine gutyo mu gitabo, ariko nayo yo kuri no intervalle, kugira ngo noneho nk'umuntu waba akurikira channel zombi bimworoheye kuba yabona imyitozo myinshi ihagije. Nababwiye yuko uramutse ushaka igitabo kirimo iyi myitozo yose, ushaka kubireba ku buryo burambuye, wanyandikira hanyuma nkakoherereza uburyo wakibona. Ariko ndizera yuko n'ubundi abantu tubana umunsi ku wundi nta somo rigucitse, ibi ngibi byoroshye kubyumva mu gihe waba wabikurikiye. Nitumara kumva rero ino ntera turaba tuvuyeho ya gatatu, intera hatatu, tuzahita tujya ku ntera hane bita intervalle de quarte. Ariko birasaba ko iyi myitozo twebwe turaba twayumvise neza, noneho icyo gihe twajya ku yindi ntera, ibingi bukaba bamaze kubyumva, kuko uko intera zigenda zijya hejuru niko nyine hagenda ubumenyi buba bugiye bwisumburaho. Ikindi kandi nababwiye ko intera ikintu zidufasha ni ukumenya uburyo uri buvuga inota ugahita ujya ku rindi atari irikurikiye. Niba twaramenyeye kuvuga ngo do re mi fa sol la si do, twaramenyeye kuvuga gutyo, umenya ko hari igihe bazakubwira ngo vana kuri do uhita ujya kuri sol, ibyo uzaba guki do do so do si la so do so, aha yego. Cyangwa uva hano hejuru do so mi fa utayivuze, unyine ubimenyere. Nuko nguko nicyo intera hatatu, nako nicyo intera ziba zije kudufasha. Reka tuvuge imyitozo ya hano kuri intervalle ya tierce ariko yo mu gitabo. Nababwiye ko intervalle de tierce cyangwa se intera hatatu, ibisobanuro byayo: intera hatatu ni umwanya cyangwa se ni intera iri hagati y'inota n'irya gatatu uvuye kuri iryo nota, waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Reka tubikorere imyitozo
kugira ngo tubyumve kurushaho. Mi so si re si so ra do ra fa re do so mi do re fa ra so si do do mi do ra fa so si re si la fa re si do so ra si do re do mi re do si ra so fa mi re do mi so ra do si re do mi re do re do ra si so fa re mi do re si do. Okay, reka dufate na kano do mi so si ra fa mi. Okay, wenda reka nze dufate na kano ariko dusorezaho ni myinshi nabibabwiye. Reka wenda dufate akangaka kavuga ngo tugaherehera kadufate uyu duhere hano do re mi fa re fa so si re do ra so fa ra fa so si re do mi do la fa so mi do. Reka dufate iyo ngiyo wenda irahagije. Okay, murabyumvise ni ibyo ngibyo, nta gishya kindi urebye igihambaye kiba kirimo, ni ukugira ngo gusa umenye mvuye ku nota nkajya ku rindi ridakurikiwe n'iryo ngiryo. Ubigenza ute, wimenyereza kubisora gute? Izi ntara nizirangira muzahita mubana ukuntu tuzahita tujya mu bindi nababwiye bya macroche, ubwo tuba tukiri muri branche na noir gusa, ariko icyo gihe tuzahita tureba n'ubundi buryo bwo gukoresha ama double crochet, ama triple crochet byose. Reka rero uyu munsi tube dufashe ibi ngibi kugira ngo bitaba byinshi, hanyuma nimara kuryiga ejo cyangwa ejo bundi bitewe n'uko umwanya nanjye uzaba unkundiye, tuzahita dufata indi ntera ikurikiyeho. Imana ibandindire, ndabashimiye cyane abantu mwese mujye munyereka ko munkurikiye. Imana ibahe umugisha. Abantu mwamaze gukanda subscribe ndabashimiye cyane, n'abandi mwari mutarayikanda ndizere yuko ubwo niba byabashimishe mubona mwabikunze mwayikanda kugira ngo mujye mubona n'ibindi mba nabateguriye. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.